w'agaciro reka mbasuhuze nizere ko bimeze neza ni Lady Jane nizere kandi ko mwitayeho aho muri hose ko muri kwiyitaho ndabakiriye ni karibu kandi abashya kuri urubuga hano tuganira ku byerekeye kumenya gukoresha imitekerereze yacu neza maze tugafata inshingano zacu ku buzima bigatuma turushaho kunezerwa no kubaho neza kuko niyo mpamvu yo kubaho umunezero niyo mpamvu yo kubaho iyo udafite umunezero ntabwo wavukiye kubabara yego uyu munsi rero turaganira ku byerekeye kubaho neza bijyanye natwe ku buryo tutazigera twicuza mu buzima kwa kundi usaza mu masaziro yawe ntuzicuze burya ni ikintu cyiza cyane hari abantu benshi batagitekereza hari abantu benshi bakora ibintu bibi ariko ntago bazi banza ntibagira umutima nama hari ikintu bita la conscience ibintu ubana mu buzima bwawe bwose wazanasaza no mu gihe cyawe cyo gupfa bikaba bikuriho kugira nabi nibi cyane kwitwara nabi kudakora ikintu wagombaga gukora ni ibintu burya ubana nabyo kugeza ushize mu mwuka iyo ndebye ahazaza hanjye mu bintu ntifuza ko bizambaho kandi ntifuriza n'umuntu wese tugendana kuri uru rubuga muri uru rugendo turimo rwo kuba abantu b'agaciro ni ukuzakanguka umunsi umwe mu bihe bya nyuma by'ubuzima bwanjye kuri iyi si maze nasubiza amaso inyuma ku buzima bwanjye nkagira icyo nicuza nkicuza ku byerekeye kuba ntacyo nakoresheje ubuzima bwanjye nkicuza kuba hari umuntu nagiriye nabi mu buzima bwanjye ibyo ni ibintu ntifuza na gato niyo mpamvu nitondera ibintu mbamo hari abantu bakora nabi hari abantu bahemuka mperutse kumva inkuru z'umukwe weskurotse nyirabukwe yeskuroka nyirabukwe amubeshya ngo amafaranga bari baguvuye gusha ku kibanza araterura arigendera kandi yabubeshye ngo agiye kuyamwubakishiriza inzu akuraho telefone umukwe wiba nyirabukwe ufite imyaka 30 uri kwiba umukecuru w'imyaka 20 ibyo uri kubikora uracyari muto urumva nta kibazo urumva wakoze ikintu gikomeye uko ukumva ko wigira yuko yabaye injiji kubera yaguhereje urayajyanye urishimishije urasetse ko umuhinduye igicucu ariko umenye ko nugera kuri iyo myaka nawe afite ibyo bintu bizaba bikuriho bizakubaho kugeza pfuye niyo mpamvu burya uhemuka n'ibijya uzabana nabyo kandi burya umunezero uturuka imbere muri twe ngewe ibintu nk'ibyo ntabwo mbifuza hari n'undi mukwe wibanye noneho afatanyije n'umugore biba nyirabukwe uri mutoya uri kwiba umukecuru udufaranga yibikiye avuga ati wenda tuzanshajisha wowe uratwibye kandi uracyafite igihe cyo gukora ayo mafaranga ukabaho ukagenda ku rwego rwawe buhoro buhoro ukagera ku bintu mu nzira nziza ni ibintu bibi cyane mu buzima mugomba kugerageza kwitondera ibintu byose mukora aho mushyira amafaranga yanyu aho muyashora aho mushyira igihe cyanyu ibyo mukora mukitondera n'abantu mwinjiza mu buzima bwanyu kandi ukabyimenyereza hakiri kare ni ngombwa cyane niba ubona nta kamaro ibintu bigufitiye wishyira amafaranga yawe cyangwa se ngo ushyire igihe cyawe niba ubona umuntu nta cyiza azana mu buzima bwawe ahubwo akuzanira inabi wimushyira mu buzima bwawe mugendere kure muhe intera niba ari byo bikwiye niba ikintu kitagufitiye akamaro kihorere inshuti yanjye wigikora ugomba kwitonda kuri iyi si niba utekereza ko ikintu hari icyo cyagufasha cyakongerera agaciro cyiteho nibyo ariko ibindi ugomba kwitonda
kirakongera umunezero icyo kintu ugiye gukora, kirakongerera amafaranga, ku mafaranga ni meza urayakeneye, kirakuzanira umutuzo, kiragutera ibyishimo, gishyiremo imbaraga zawe, kiteho birumvikana. Ibindi bintu bitagira icyo bikungura, ibintu bibi birimo guhangana n'abantu, birimo guhemuka, wibiha agaciro, wibitaho igihe cyawe. Ni ibintu bibi cyane kandi uzabyicuza ntutumva ibintu gutyo. Ntugahemuke cyane cyane. Ugomba kwibaza, ni ubuhe buzima bwiza nifuza kubamo mu masaziro yanjye? Wifuza kubwo buzima buzaba bumeze gute? Twese twifuza ubuzima bwiza icyo gihe. Nta wifuza ubuzima bw'imibabaro, nta wifuza ubuzima bw'agahinda. Umuntu wese mubajije ahitamo ubuzima bushimishije, nta uhitamo ubuzima bw'imibabaro. Igisubizo nicyo kirumvikana kandi ni kimwe ku bantu bose. Nta numwe kuri iyi si utazi icyo ashaka. Twese tuzi icyo dushaka, ariko twese ntabwo dushobora kubigeraho. Gusa mu masaziro yacu turaho neza, turaho tunezerewe, turaho twishimye, turaho tuticuza kubera twakoze ibibi cyangwa se kubera ko hari ibyo tutakoze. Ntabwo ari kubigera. Kwicuza bibaho. Abantu bose ntibagera ku buzima bwiza bifuza. Kubera iki? Kubera ko uburyo wenda dukoresha ngo tubigereho atari bwiza. Tunyura mu nzira itari, tunyura mu nzira idakwiriye. Niko bigenda. Muri rusange imibereho myiza y'umuntu uyu n'uyu ni ikintu kijyanye n'uko yiyumva ubwe, ko we wiyumva, uko wumva kunezerwa kwawe. Buri wese afite uko yumva ko byanezerwa. Iki kiramunezeza, iki ntikimunezeza. Buri wese nuko yiyumva, uko wumva umerewe buri munsi w'iminsi yawe yose. Ni nanone kandi ibyo ufite mu bitekerezo byawe bya buri munsi, ibyo bivuga munezerwa, nibyo bigize ubuzima bwawe. Ni icyo ufite mu bitekerezo byawe, ni iki kandi ufite mu byerekeye amarangamutima yawe. Ibyo bintu byombi birahagije kugira ngo ushobore kuzamura ireme ry'ubuzima bwawe. Mbese nibyo biri mu buzima bwawe. Amarangamutima urimo, ibitekerezo ufite, ibyo ngibyo nibyo bikugize. Uko wiyumva ni wowe, naho ngaho umunezero uri. Ntabwo ari ibintu bituruka inyuma. Urumva byose ni ibintu bituruka imbere muri wowe. Niyo mpamvu buri gihe ari ngombwa guharanira kuba mu cyiza. Uko byagenda kose ukaba mu cyiza, kuko icyiza kikurimo kizakugumamo, kinaguherekeze nyine, kinaguherekeze no mu masaziro yawe, no mu bihe bya nyuma byawe. Hanyuma wigendera unezerewe. Niki kibiruta? Umutuzo. Ubuzima bwiza ntabwo budusaba burya gutunga ibya mirenge no kubana n'abantu bagusekera, bakaguha umutuzo, mugahana urukundo, mugahana amahoro. Ni ibintu bituma ugira ubuzima bwiza kurusha kuba mu bintu byinshi bifatika kandi ubabaye. Kandi ibyo bintu se warabibonye nabi. Umutima wawe uyu nguyu ukubwira usi uko wabibonye nabi. Ibyo byose ikintu kiri mu bwonko bwawe ntushaka kugisiba. Niba warabonye ibintu unyuze mu nzira mbi, niba warakoze ibikorwa bibi, ubwonko bwawe buzabikugarurira buri gihe. Bizaza mu bitekerezo byawe, ubwo nabwo nta munezero urimo. Niyo mpamvu kuba inyangamugayo nkunda kubivuga hano, iyo mvuga abantu b'agaciro. Ni ibintu biha umuntu inyungu. Ni ibintu umuntu yungukiramo atabizi. Ni inyungu. Bikufiteho akamaro kurusha ko bifitiye abandi. Kubera ko ni bya bindi birema wowe nyine. Bikakurema ubuzima bwawe bwose. Bikaguha umutuzo, bikaguha umunezero, bikaguha amahoro. Kandi iyo kintu umuntu wese aharanira. Kubaho neza ni ukugira umutuzo muri wowe. Ukaba uri umuntu ushobora gufata ibyemezo bikwerekeye ubwawe ukabifata. Nabyo bigaragaza kubaho neza. Ariko nanone ushobora kwihagarika. Ntube wakora ibyo utekereje byose mu gihe bitakwiye. Uko bigenda naho vango ibintu byose nabifata ari icyemezo upfa gufata ibyo ubonye oya. Nuvango uriyobora ukagira ibyo wakora n'ibitakora.
ni ukuvuga ufite umudendezo, ariko nanone ku rundi ruhande ubwo bwisanzure bujyana n'ubushobozi bwawe bwo kumenya ibyo utarenga, ukamenya kwihagarika nawe ubwawe, ukamenya aho uhagararira. Ni ngombwa cyane, ni ngombwa gushobora kuyobora ibitekerezo byacu n'amarangamutima yacu, ntabwo ari byo bituyobora, kandi tugaharanira kugira gushyiramo ibyiza, amarangamutima meza, ibitekerezo byiza, akaba ari byo tubana nabyo. Iyo ufite ubwo bushobozi uba ushobora gucunga ibintu byinshi mu buzima bwawe, ibintu bikagenda neza, nta kintu kiguhungabanya, kubera kuyobora ubuzima bwawe ukoresheje ubwenge bwawe, kandi wafashe icyemezo cyo gufata mu maboko n'ubuzima bwawe kugira ngo ubutunganye buzagende neza, ntuzigere wicuza. Ntabwo utegereje abandi ngo nibo bashinzwe ubuzima bwawe kuri iyi si. Oya, uzi ko ubuzima bwawe ari wowe ushinzwe, ari wowe ushinzwe kubutunganya, kandi ko umunezero wawe ari hano. Ni iki kiruta ibyo bintu kugira ngo ubeho neza? Umunezero ni uwo, ntabwo ari ibintu bituruka hejuru, oya, bituruka muri wowe, kubera ibyo bintu byose biri hamwe. Uburyo ubona ubuzima bwawe biterwa nawe, kandi ireme ry'ubuzima bwawe rituruka ku byo ukora wowe ukora. Ntabwo bikiri ikibazo cyo gutegereza ibintu byo hanze yawe, oya, ni wowe, inshingano ni izawe, ubuzima bwawe inshingano zawe. Ntabwo uri gutegereza ngo leta niyo izagukemurira ibibazo ibi n'ibi, oya, leta iri mu byayo, nawe ugomba kumenya ibyabo, cyangwa ngo iyi si ngo niyo izaza kukwitaho, ntibizigera bibaho. Ni wowe ugomba kwiyitaho, kandi ugaharanira icyiza, ugaharanira kugana heza wowe ubwawe. Ahubwo kurikira inzozi zawe, urebe uti nakora iki nk'umuntu kugira ngo nshobore kugera ku buzima ubu n'ubu bwiza nifuza. Nakora iki? Ubitegure kare, ubitangire kare, ubitekerezeho kare. Niyo mpamvu ugomba kugira ibyo utangira gukora kugira ngo ubuzima bwawe wifuza nyine ubuzabugereho, indoto zawe uzazigereho, ntuzasaze wicuza. Niko bimeze, iyo utagira icyo ukora usaza wicuza, iyo ukora ibibi usaza wicuza. Ibyo gukora ubitangira ubu, ukabitangira kare, ukagenda buhoro buhoro, wiyemeza gufata risike, kwemera ukishora nk'umukingo buhoro buhoro, ukongera ugategereza, nyuma yagiye ukongera ugafata iyindi buhoro buhoro, ugenda ufata indi kugeza ibintu byawe bigiye kuri gahunda, ubuzima bwawe bukagenda neza. Ibyo nibyo bizatuma noneho cya gihe kizaza nikigera utazicuza, cya gihe cy'amasaziro, kuko hari icyo wakoze mu buzima bwawe mbere, warayateguye, warayateganyije, witwaye neza, ntiwagize nabi, wakoze ibikorwa byiza bigana aho hantu wifuza kuzasaza uri. Ntabwo icyo gihe rero kizagera ngo gisange ntacyo wakoresheje ubuzima bwawe. Ntabwo uzicuza kuba ntacyo wakoze mu buzima bwawe. Ibyo nibyo umuntu wese atifuza. Nta muntu wifuza gusaza yicuza, avuga ngo kuki ntakoze ibi, kubera iki ntageze kuri iki, kubera iki nahemutse, kubera iki ndi kubabona. Oya, ibyo bintu nta muntu nabyifuriza. Kwicuza ni ikintu rwose ugomba kwirinda. Ntacyo wakoze, ntacyo wamariye abandi, nta n'icyo wimariye mu buzima bwawe. Oya, ni ngombwa kwirinda icyo kintu mu maherezo y'ubuzima bwacu. Tubitekerezaho kare, ubu ni igihe cyo kubitekerezaho. Hari igihe wibwira ngo haracyari igihe, mfite imyaka, ndacyari mutoya, ukumva ko abandi bageze hirya barashaje, wowe kukiri umujeni. Oya, ni ibihe bigenda, iyo utabiteguye kare biragucika. Ubitangira kare ukibishoboye. Tugomba gukora ibyo dushoboye byose ku rwego rwacu, ku bushobozi bwacu, ku buryo tutazicuza. Ibindi Imana izabikora, niko bigenda. Bwana nshuti zanjye, ni ibi rero nagennye uyu munsi kubaganiriza. Nizere ko iyi video hari ikibunguye. Niba tubyumva kimwe, ntimukibagirwe gushyiraho like. Ni ngombwa cyane, like biranshimisha, kandi binatuma na YouTube yereka amavideo abandi bantu bakeneye inyigisho nk'izi. Nzi neza yuko hari abantu benshi babikeneye.
mugerageze jye mushyiraho like, ubishoboye ayohereze mugenzi we ari uwo yumva yafasha, ni byiza cyane. Asigaye rero mwiteho kandi mugire ibihe byiza, ngo nawe utaha bindi video. Ni Lady Jane bakunda cyane. Bye bye.